Yes, nkuko bisanzwe rero aha ni Murunga Family cyangwa se Icyizere TV Rwanda. Nkuko musanzwe rero turi hano mu Icyizere niho twakoreye no munsi mu bijyanye na filime bita True Bodyguard. Yes, wowe na wizi cyane ko neza kandi nayiteguye. Macura rero kano kanya ramubona tumaze gukora season ya mbere muri kuriya Bodyguard. Kano kanya tuvugana muri minota abanyarwanda bose mubona ko turi kumwe hano rero n'abakinyi ba star batandukanye cyane. Hino yanjye rero muraza kubabona umukobwa uri wambaye amarinete meza cyane. Ubusanzwe yaramenyereye bamwe bamwita Vicky. Bimeze bite? Sava. Filime yayibonye te uno munsi tumaze gukora. Ibintu ni show. Yes. Urabona abanyarwanda nk'uko basanzwe bakubona filime zawe. Iyi ngiyi baza kwibona muri rero. Murakoze kuma kanya kugira ngo suza abanyarwanda. Nitwa Vicky, wenda mukosora ntabwo ndi umukobwa ariko ndi ku isoko ndi umufeme. Yes. Nyine nawe uri wenyine kumbaza ntabwo byakwanga. Nuko ngo biremewe mbese. Biremewe ndi single. Sibyo cyane rero no muri mu Cyizere dukenera abantu bake. Abasore hano yiga turababona badufite abasore beza cyane. Ubwo nibaza kwigira icyo bibwira bamara kuganira nta kibazo mu gitari. Ako kano kanya tumujyanye na filime. Yes. Filime yakozwe wayibonye wayabitiza cyane wayibonye. Byose wabonye usanzwe ukina filime. Sinema mu Nyarwanda musanzwe bisanzwe. Iyo wayibonye tubonye iri bugaragare gute kubuza ku isoko mu kanya kuko yabagize. Icyo cyo iyi filime ni umuriro pe. Nimvuga ngo show abanyarwanda badukurikiye inshuti z'Icyizere TV, Family TV nabo bamenye ngo tubazaniye filime yitwa True Bodyguard. Bodyguard w'ukuri. Ni ukuvuga ngo share, comment, subscribe mbatera amatsiko babe hafi. Kuko iyi filime mu mafilime yose nagiye nkina iratandukanye pe. Iratandukanye ko tugiye gukina ubuzima bwa buri munsi tubamo pe mbatera amatsiko. Abagore barimo ahangaha bamba bareba bazayikurikire, abagabo barimo ahangaha bayikurikire bamenye impamvu umugore ashobora kwigaragambya agakora amafuti mu rugo. Bamenye bazayikurikire bamenye ngo mbese umugore bigenda bite kugira ngo umugore yifate akora amafuti mu rugo, habe yatumiza abantu bamwe barye bidagadure mu rugo umugabo adahari nk'uko babibonye ngiye nabikoze. Ntabwo ariko nteye kugira ngo babana nyine bazaza kumbaza, ariko ni inkuru mu bintu dukina tuba tugira ngo twubake umuryango, twereke abanyarwanda ko ibintu turi gukina n'ubundi mu buzima busanzwe bikunda kuhaba. Murakoze mwebwe mbateye amatsiko kabisa. Icyizere TV show tubazaniye umuriro twari twaratinze. Family TV nako Murunga Family impamvu byagiye bigucaga cyane. Ubusanzwe yari dukora mu Cyizere TV Rwanda ariko yifuje gufatanya ne Murunga Family kugira ngo ibintu byose bigende neza. Babizi ko Icyizere minsi ejo twagize ikibazo cy'uko batwibacano ariko tuba ngombwa ko dukora indi cano. Rero uyu munsi twafashe gahunda yuko tugomba gukorana n'Umurunga Family kugira ngo none ibintu byose bibe ari family. Niyo mpamvu twakoze ira filime ijyanye n'ikina na Bodyguard kugira ngo bibe byose ibintu biri muri family. Turebe hagati ya mu muryango, turebe mu ngo zacu rwose meze bite, mu ngo z'abagenzi bacu meze gute. Niyo mpamvu twahereye abadukurikiye nyine nanaguciye mu ijambo. Ntabwo Bodyguard abantu benshi, abanyarwanda benshi cyangwa n'abandi bantu dusanzwe tuzi ko Bodyguard bisobanura ko akunda umuhanzi aba afite abantu bamugenda iruhande cyangwa se n'undi muntu ukora akandi kazi gakomeye. Bodyguard ashobora no kuba umugore wawe, ashobora kuba umugabo wawe. Bodyguard ushaka kuvuga impamvu twashyizeho True ni umurinzi wawe w'ukuri, umurinzi wawe wizewe w'ukuri, ushobora kugukura mu byo wari urimo akakugarura. Rero mureke tugire amatsiko tuzarebe niba koko uyu mu Bodyguard azaba ari True cyangwa ari ukuri. Amatsiko share na comment. Hirya yawe rero hari umusore ukwegereye, we asanzwe ari umukinnyi bagitinga mu Murunga Family, nawe yatangira twibwira muri munsi ko wamugendekeye atubwira se bimeze bite uyu munsi murabibona gute. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Nshimiyimana Sumani, acting ndi Bodyguard, True Bodyguard. Ntabwo ndi bugiye kure gusa ndabanza gushimira Icyizere TV Rwanda twijoyininzemo nka Umurunga
Umurunga family. Byinshi Vicky yabivuze ntabwo najya kure ndasobanura bodyguard ni iki nawe ngiye kurondora sibyo Vicky nawe ngiye kurondora kandi nawe ndagushimira umukuru wa Icyizere TV ukuntu watwakiriye kuri buri kimwe cyose watweretse ubumuntu kandi uzi no gukina kandi cyane uzi no gukina. Yes, rero nuko bisanzwe reka dukomeza tubyiroshya ibintu byacu nakagaruka rero badukomeze. Rero ku ruhande wabonye ibyishimo mu munsi kuri umukino wowe wabibonye uti nk'abantu bakubonye nka bodyguard ariko koko n'ubundi urabona ko uri we kabisa biragaragara. Urakoze cyane. Uko abantu bambonye tuzabibona muri comment. Yes, tuzabibona muri comment gusa nakomeje gushimira ukuntu watwakiriye wenda sinzi niba wibuka ko ariho nari nsoreje. Nshimira na Vicky umukinnyi uzi kwakitinga rwose neza cyane akanarira so ubwo kandi ikindi Vicky nka bodyguard nk'uko asa naho yabivuzeho bodyguard ntago ari ukwikwega ari uguherekeza umuhanzi ari ukugira iki. Vicky ikintu nshingiraho yamfashije kwakitinga uburyo bwa bodyguard kandi Vicky ndagushimira bimaze. So nanashimira undi muntu nshimira no gusa naho utaramugeraho ndahari ndimo ndamureba hari hafi umuntu nshimira afande yubaho cyane afande yubaho azi gutoranya kabisa ariko mfite ubwoba kuri we. Mfite ubwoba kuri we mbona ntazi. So murakoze ntavuze byinshi. Ubwo ibindi nawe arahiberera twibwire afande uri hano kugira ngo mu kiganiro kugira ngo dusobanure impamvu wateguye no musore ku buryo bwose uko yakinaga byari ibintu bidasanzwe yateguye yagitingaga neza cyane. Afande kuki wateguye no musore wamubonye ubuye bushobozi? Murakoze. Buriya ikintu cyitwa umutekano muri rusange kiritonderwa. Yes, ibisambo bigira ukuntu bikora umutekano wabyo. Yes, leta itegura umutekano muri rusange. Yes, ariko n'umuntu yigirira umutekano ku giti cye. Kubw'izo mpamvu ntabwo abantu bose bakora umutekano kimwe. Niyo mpamvu iyo uhitamo uwo wohereza ahakomeye yes uratoranya. Mpamvu rero nohereje umusore wanjye mwaruriya rugo kandi nkaba nizeye ko azabikora neza nuko hari henshi nagiye mutuma agatumika ukabona mbese arashoboye akahaba nkaho ari njye mpibereye ukabona arashoboye. Yaramubonye n'umurunga naramubonye. N'umurunga ni umwe mu bantu bagiye bamba hafi cyane kandi n'ubu niyo mpamvu ahora ku ikofi yanjye ntajya musiga. Nuko rero turamushimira rero reka ko hino yawe turabona n'umukobwa urabizi ko nawe twamusanze muri iyi sinema babonye yaragize yagitinze neza cyane nawe wagira ngo yarabimenyereye. Ese ni ubwa mbere yarabikoze cyangwa se arimo arabyitoza cyangwa se yarabimenyereye nawe yatangira twibwira? Amahirwe nuko ari mukuru ntago yamba. Murakaze cyane nanjye amazina yanjye nitwa Ineza Aline. Mwakoze cyane kungira icyizere nanjye nkakandagira mu Umurunga family hamwe n'Icyizere TV. Ibyishimo ni byinshi nanjye nabonye ari ibintu byiza cyane byanejeje. Nkabasaba n'ubutaha ko twazajya dukomezanya neza. Murakoze cyane. Aragira ati rwose nifuza ko twakomezanya kandi nabwo nibyo twifuzaga. N'ubusanzwe tubwira abandi bantu b'Abanyarwanda bose bafite abana bakeneye kwagitinga muri sinema babikunze ko baza tukabamenyereza gukina sinema no gukora ibiganiro bigize bibafasha cyane cyane abana b'abanyeshuri bagize bakeneye kugira ngo babwire n'ababyeyi bibaye byiza bakabigira nk'umutumirwa w'umubyeyi rwose ejo nko ku cyumweru yaza tukamuha ikiganiro aganiriza abandi babyeyi bagenzi be. Niko numvaga mbyifuza kubera ko iyi message turimo gutanga cyane cyane ni y'ababyeyi kandi natwe ababyeyi. Niyo mpamvu rero tubifuza ko buri wese ufite umwana niyumve ngo gukina sinema ni ntabwo ari uburara ni ukugira ngo yakurire mu isomo naryo nibyo rero twifuza. Wenda tutarajya kure ndabizi urantekerereza ariko tutarajya kure abari basanzwe badukurikira mu Cyizere TV show twagira ngo tubibutse mbere yuko tuva imbere ya kamera ko nyine ubu turi kwitwa Umurunga family. Umurunga family abana bazi Kinyarwanda. Umurunga ni umugozi
ukomeye udashobora gucika umurunga. No kuvuga ngo twashatse kugira ngo twishyire hamwe abanyarwanda tubahe ibintu bikunzwe kandi ibintu biri mu miryango yacu mu mafamiye. Ari nayo mpamvu twahisemo izina ryitwa Umurunga Family, umugozi ukomeye dushaka gukora kandi tukabahiriza ibintu bisanzwe bitubaho, inyigisho, amasomo, mbese ibintu bya buri munsi biba mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu rero bari basanzwe badukurikira ku Cyizere TV show niba tubura bajye bajya ku murongo, ariko umurongo ubu twatangiye kandi twanditse nakagaruka. Wenda tugusubira gato cyane kubera ko turimo turagura ibikorwa, ntabwo twenda guhagarika icyizere cyo kirakomeza, ariko turimo twagura ibikorwa ndetse wumve ko muri kuno kwezi kuri imbere tuba dufite n'indi cano yiyi nayo ishamikiye kuri izo ntabwo twenda gukora ikintu twende nk'aha, nta mpamvu yo guhagarara, ntabwo tuzacika intege. Ndasaba rero ntawe mbangamiye, reka nsabe kandi nshimire. Mbere na mbere ndashimira Vitali. Yes, murakoze cyane. Akazina gusomana. Ntiyakire Gusomana ni ngombwa. ntiyakire Vida, Urashimira umuntu muhakanye. ntiyakire Vida. Ntiyakire ka Vida, urakoze kumumbera hafi rata. Ka Vida rwose. Naye niyo mpamvu namuhagaze iruhande Buriya rero na bajya bodyguard Na akiri. bodyguard asomana. iyo hari umuntu wamuhaye Twara gushimira. mukozeho Yes, buriya rero nk'umuntu ngere babwire maga mutanga Nongeye kuba wigoranye None mwavuze iby'iyi Vida. mwamaye Ngoga nuko umukobwa wanjye nari naranze kumutanga nimurambwira iyo ari. mwasanze rero Nabonye ari Vida gusa ko nimumbwire nyirayo. Ibyana ringezeho. bayita impano, bayita impano. Impano. Hano hari wanditseho impano. Yuko ni impano y'abagabo n'ababyeyi bose. Cyangwa mwagumye Rero kuganira. nongere kubabwira ko iyi ni Vida, ni ikinyobwa cyiza cyane gikorerwa hano mu karere ka Gasabo. Ariho rero ari uzamugisanga hano mu Cyizere. Icyizere niho gihora ikinyobwa hano ni abangewe uri hano uri imbere yanyu nkaba ndi mushinzwe marketing y'iki kinyobwa. Ugishaka rero hari hose bahamagara ya numero 0788 88827 n'ubundi kinyobwa tukikugezeho. dufashe usubiremo iyo nimero Ni 0788 27 kugira ngo babyumve. ubwo rero wagisanga ni hano Nyamirambo, hano kwa Mutwe, murahazi hano mu Cyizere. Ku kagari kwa Mutwe. Mu kanya turakira n'undi muntu uratubwira neza kuri Vida. Iki kinyobwa cy'impano Vida. Nari nyiri kuri iyo mpamvu, buriya no mu bintu bitumye nshimira nuko nanyoye ka Vida nkashira inyota. irimo n'ibiryo urasusuruka. Uzi ko wagira ngo irimo n'ifiriti. Yewe mu bukwe bwanjye ntizahabura impano yitwa Vida. Mu bukwe bwacu twese kandi we nande Vida mu bukwe bwacu. mu bukwe bwanjye nawe Koko Umukuye ku isoko se. Buriya rimwe nababwiraga ni buriya abantu mutanga aba bodyguard mwe mutanga mwitonze. Muribuka mbere wari bodyguard mu rugo, none atangiye kugira gute gutegura ubukwe. oya ariko seriye Vida ntizahabura. Rero hano mu kanya gato mugani barimo uvuga ati turakira umuntu, abakunzi ba Vida basanzwe hano baza kuyirangura hano mu Cyizere, ariko bo bazi wenda ko bimaze kugera hano kure cyangwa se n'abakiriya ko bayumva. Nawe yatangira twibwira hano ku ruhande, ndabona hari atubwira se abakiriya bayakira gute, bayishimiye gute kugira ngo bigende neza, kugira ngo twese dukomeze cyangwa twibutse ko dufite na Vida muri kanete. Dufite na Vida muri kanete. Turayikuzana rwose Vida, ariko uyu nguyu arabanza warazigira. Akira mikoro tubwira. kumara muri kuzimuriza Ubwo byaye impanga nyine nakunda. yes kabisa nkuko mubizi uyu ni umuhungu wanyu Tony nk'ibisanzwe cyangwa se MC direct. Iki ni Cyizere TV Rwanda ndetse n'Umurunga Family. Murakoze kunyakira cyane muri mu bintu bijyanye n'ubukwe nubwo mu mbindikiranyije. Cyane mufite ubukwe. Utegura pe. Hano hari inzoga rero igiye kuzantwara umugeni bayita Vida. Iyi nzoga rwose neza nsanze bari kumukweraho. Sheri agira disi niba arakujyana ntabwo baragutsindira uracyari uwawe. Ntabwo mugusigira yamaye nka yanyakiriye akama Vida. Iyi niyo nzoga yonyine wanywa ugashira inyota. Iyi nka
yanjye shomeri ngiyi inka amumeri nka yewe amumeri nka yewe vida we bita hari ikintu namaze kubona sibyo reka mbabwize ukuri inshuti mwese mukundirikiye umurunga family nta vida nta vitali nta vida nta Viki. Viki ni umugore ndashatse ndamukunda cyane nubwo nsanze bari kumukwera ku nzoga nkunda ikindi iyi nzoga ni nziza cyane ushobora kuyikoresha muri cocktail nta kibazo gihari ariko ibyiza gutya kari konyine uba wumva ari akantu kabisa kamanuka kakagenda kakagera ku nyota ubwo bivuze ngo iyi ngiyi ni kiu ya kwanza ariko ya kutosha ya kutoshwa na nani ile pombe okay mnakoze cyane nisanze hano rero mu Murunga family ngira ngo ni bisanzwe nuko mwabyumvise mwakomeze kubyumva kare hari filme nziza cyane ye murabizi ngiye nkunda kuvuga barambwira ngo umunwa wanjye nutangikisha uzangiza ariko reka nizire kuzangiza kubera ko nta muntu wishwe n'icyo yavukanye nacyo sibyo se kakano navukanye kanyica nahereye kare numva abantu bambwira the bodyguard uko muri kuvuga the bodyguard make sure ko mwakoze subscribe share and comment sibyo Umurunga family iyi filime mugenzi wanjye nurara utayibonye yasohotse kosa zabari ryawe kosa zabari ryawe ikindi nyaruka hahandi tujya duhurira kenshi gashoboka ngira ngo urabizi ni ibintu bisanzwe ku Cyizere TV Rwanda aho ngaho uribeshya none ni kwakundi sibyo ubu ngiye kujya na uploadinga kangahe kabiri uyu munsi ku Cyizere turi kumwe ejo Umurunga turi kumwe ibyo byose dukomeza dusharinga dukora share mbese nyina ayo mashare turayakeneye cyane ariko ikintu bita comment mugenzi wanjye niba ubona hari ikintu kitari kugenda neza wikwizimba muntu wowe wirwana n'umutima sohoka ari wivuge nicyo dushinzwe nicyo tubereye hano imbere yanyu but harabura iki ngo byose mbivuze byose nta birye the bodyguard true away ngo nategereje ibyo bintu bikorera uzungu ubundi nurangiza umbwire ngo warasenze uburiki wageze mu Cyizere wageze kuri Umurunga family uburiki babiri umbwire ko hari ikintu watuburanye icyo nkusaba nicyo ngicyo niyo nkunga yawe kurikira ariko noneho niba ushaka kwishima no kuryama ukaruhuka bikabije ibyishimo biri hejuru basi tera intambwe uze mu Cyizere bar abacuranzi bakaraye ibitanda ureba none hari ikintu nabonye utakoratse gake ako kibazo cyawe ukunda kuvuga cyane ndavuga oya ndavuga buriya rero hari ikintu utarabona aho ubuse wigeze ubwira abantu ko hano hari mucoma wotsa ukagira ngo ariko mucoma waca akawucana watermelon wewe ariko ibyumba mwabyibagiwe ku bantu bakeneye kuruhuka vita abantu bakeneye mwanjye ngewe abantu benshi bakunda kunyibazaho Viki kuki udasaza yewe njya mfata umwanya ntuye mirambo kuryanyuma ariko ntibyatangaza abantu ko njya mfata umwanya nkava kuryanyuma nkaza ngafata icyumba mu Cyizere TV kugira ngo nduhuke kandi mpava amavunana yose kubera kuryama neza yose yarangiye mu Cyizere TV bar ndahagera bakancurangira jewe mu Cyizere TV mba nshaka kuruhuka ndyama jyenyine kuko ndi ku isoko arakoze cyane bazana vitali twakira n'abanyamahanga mwarabizi yakabaye yinjira mu cyumba cy'ikiboro ubonye ko yakiriye mu Cyizere akubwa neza n'ubu urimo twandikira kuri comment bati abantu zagaruka rwose ariko cyane ikintu cyabashimishije babonye umucuranzi igisopo cyiza babona abana babyinira Kinyarwanda ibyo bintu byose byababereye cyane noneho bongeye rero harimo umwe wari umuhanzi usanga dufite studio nziza cyane Cyizere ariko ibyo rero niyo bintu byabashimira bari barimo baruhuka abandi bagiye muri match yabo abandi barimo bakorera indirimbo hano bakorera abagitaha bishimye ubu rero mu Cyizere ni iwacu ni hano imbere y'agaga cyane ndi umugabo wo kubihamya ntuye Nyamirambo kuryanyuma no kuri Rubavu ariko igitanga ni uburyo njya mfata initiative ngiye nkaza nkicara imbere yaho bari gucurangira nkanywa ka vide kanjye nitonze hanyuma nka booking icyumba
nkakiraramo amavunana agashira nkongera nkakukana ariko wabonye ko nta numva meze wabonye ko neza no mu kibazo turimo wifi nta kibazo wifi icyo kurya n'icyo kunywa wifi hano ibintu byose biruzuye ni munani ntacyo narenza ku Cyizere TV show muhagere Cyizere TV bar byose nakagaruka nitwa Vicky nimero yanjye ni 0783 210 63 0 888 07 888 21063 07 888 210 63 0783 karibu ku Cyizere TV show n'abanyamahanga cyane no ku Murunga family subscribe share na comment kose mutubabare turabakunda turacyabajya fana bacu muzadusangire vida ya kabisa abantu bafite bese inyobwa cyiza cyane dore vida thanks muyipfunyikire nyitahane n'ababeshyi muyipfunyikire umuramugura yisangayo mumpfunyikire vida nyitahane niba gusaba nta kibazo biteye nta makoma dufite ko bitangize rwose mumbaye mumpfunyikire nk'agakarito ka vida ngataha niba nta kibazo wayigutiza shano bayigutiza vida bayigutiza cyavuze cyane turabakunda please cameraman wa muzi ko mwanyweye vida neza mukibagirwa yavuze ngazikiro yamwe hari n'abandi bari ku ruhande nabo bazabibwira mu kiganiro cy'ubutaha cyangwa mu kanya baba bari imbere abitwa ba fisi vida imvana ba jeje nabo mu kanya baraza inka yanjye shomeri arega nawe ntiwabibika ubundi umuntu wazibika zose umubona Icyizere bose icyizere ni cyose hano mu Cyizere TV Rwanda Umurunga family kabisa bo ibiganiro nakagaruka n'ubu tugiye gukomeza turacyari mu biganiro ntago turambiranye ya niyo mpamvu nabasanze muri studio bagiye kunsigamo nibihangane nyine namwe mukomeze mugume kuri studio mugume kuri radio zanyu televiziyo zanyu dukomeze dukurikirane kabisa ibiganiro nushyiriweho n'amamega yihangana amamagare mugurira ndi yamaze kwemerwa aho tugiye gusigara muri studio rero ngira ukabizi ni kwa kundi mwakoze kuyitabira kandi nanjye nakoze kuza mukanyakira nubwo ari ugiye nubwo ari wowe wazanye vida tukaba tuyibukiye nubwo mucuze vida ya baba ako ntacyo